Bihe byiza n'amahoro y'Imana ku bantu mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho ahangaha kuri Hotel News TV Rwanda. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, tubifurize amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, uburinzi bw'Imana n'ibyiza itanga ko byakomeza kugenda bibana namwe. Mboneyeho kandi kubifuriza gukomeza kugira impera nziza z'umwaka wa 2025, dore ko twatangiye ukwezi navuga ko ariko gusoza mwaka no kwezi kwa 12 tukaba turi tariki ya mbere. Ubwo rero mbifurije gukomeza kugira izi mpera z'umwaka nziza ndetse no kuzagira intangiriro z'umwaka mushya tugiye kwinjiramo nziza. Hagati aho ngaho muzagire n'iminsi mikuru myiza. Ndabakunda cyane rero mbanje kugira ngo tureye amakuru abakomeje kugenda avugwa hirya no hino mu kumbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru ndetse n'ibibera aho dutuye. Ngendo umuhungu wanyu Mr Habu Big Baby Mandi DJ. Reka tunyarukire hariya mu mujyi wa Kigali turebe amakuru arimo kuhavugwa. Na amakuru arimo kuvugwa mu bijyanye no gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Nashizeho tayiti ivuga gutya, hari abantu benshi bagenda babayeshya ngo abamotari baciwe mu mujyi wa Kigali. Oya, abamotari ntago baciwe. Iyi tayito nashyizeho kugira ngo muyibone kuri iki kiganiro, mumenyeshe yuko abamotari batigeze bacibwa mu mujyi wa Kigali, ahubwo ari ubundi buryo bushya bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ni uburyo rero bwemejwe n'abaminisitiri n'inama y'abaminisitiri, aho kugeza ubu ngubu inama ya minisitiri yemeje ko hagiye kujyaho uburyo bwo gutwara abagenzi, akaba ari uburyo bushya buzatangira tariki ya 2 y'uku kwezi kwa 12 2025. Ni uburyo rero navuga yuko bugiye kujya bworohereza abagenzi bashaka kugera aho bajya mu buryo bwihuse, kuko ubundi wajyaga utega imodoka ugasanga ihagaze igihe kinini ngo itegereje yuko yuzura. Kuri ubu ngubu ndakumenyesha yuko inama ya minisitiri yemeje yuko nta modoka igomba guhagarara iminota irenze 10 muri gare. Hagomba kuba hari imodoka zihagije ku buryo imodoka abagenzi abari bose bari mu modoka, imodoka izagihita ihaguruka, kandi noneho na kwa kunigera ku cyapa ikahatinda bitemewe, itagomba kurenza iminota 5. Na makuru avuga ko mu mujyi wa Kigali hagiye gutangizwa gahunda nshya mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, izatuma nta modoka zihagarara umwanya munini zitegereje abagenzi, kuko na bisi izajya imara iminota irenze 10 muri gare. Nta bisi izajya imara iminota irenze 10 muri gare. Ni nyuma yuko inama ya minisitiri nkuko nabibabwiye yemeje uburyo bushya bwo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali buzashyirwa mu bikorwa tariki guhera ku tariki ya 2 z'ukwa 12 2025. Akaba ibi bikazaba bikorwa n'ikigo kizwi ku izina rya Ecofre Solution. Muri iyi gahunda rero izatangira kuri uyu wa 2 kuri tariki ya 2 y'ukwa 12 2025. Ni gahunda izatangirira mu mujyi hari Kigali, mu muhanda wahazwi nka Downtown Press House. Akaba hararangije no gushyirwaho ibirango by'izi modoka. Iki kigo rero kizatangiza imodoka zitari nkeya, kuko kizatangiza imodoka my friend, ni imodoka nyinshi ku buryo urebye nta mugenzi rwose uzongera kwinubira ko yatinze aho yategeye imodoka, cyangwa se imodoka yatinze guhaguruka, kuko ndabona iki kigo gifite imodoka nyinshi zigera muri 99, ndetse hakaba n'izindi imodoka 110 zizakodeshwa mu yandi makapani, mu rwego rwo kugira ngo iyi gahunda ijye yihuta ku buryo nta modoka izongera gutinda ihagaze ngo itegereje abagenzi. Ndetse banasobanura yuko nta mpamvu yo kugira ngo bategereze yuko imodoka yuzura, cyangwa se ngo bashyiremo abantu benshi bashaka inyungu nyinshi, ahubwo abatwara bazajya bahemba kubera bitewe n'uburyo batwaye abagenzi neza ndetse banubahirije gahunda. Ngayo nguko rero mbatayemo amakuru yihuse. Ubwo mukore subscribe cyangwa sabone, hanyuma mujye mubasha kubana natwe mu yandi makuru n'ibiganiro. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru, ndakomeza kugenda mbategurira mu mwanya.